bovoye online go love time ni tutaya izina rya Yesu. Amen. Kandi nifite icyizere, Yego. kandi mfite icyizere ko nsengera abarwayi bagakira. Nukuri ejo bundi nasengeye umuntu wari urwaye, ubari kumbwira ati nakize, ati goma mu mavuta mukozi w'Imana. Yes, reka mbasuhuze abakunzi ba Concorde TV show aho merose mu Rwanda mu ntara enye ndetse n'abari mu mujyi wa Kigali, abari mu mahanga bumva ikinyarwanda ndabasuhuje. Imana amahoro nibane namwe kandi bahe umugisha nk'ibisanzwe. Ndatuma Imana Concorde reka fata umwanya gushimira wakanze subscribe kadushyigikira, twatuka umuryango mugari nawe ugiye kubona iki kiganiro aribwo bwa mbere ukayikanda. Nukuri ngusabiye umugisha, nanjye nabasezeranije yuko ntagomba kubicisha irungu, ahubwo ngomba kujya nshaka abakozi b'Imana babandi bativugisha ahubwo bavugishwa n'Imana, babandi batajyana ubutumwa bwabo ahubwo bajyana ubutumwa Imana iba yabahaye. Niyo mpamvu ndi kumwe n'umuhanuzi w'Imana, umuhanuzi wacu Nyirakaire Beatrice. Ni umubyeyi twari tumukumbuye, buryo washize nk'ibyumweru bibiri abantu batabonana, ni byinshi. Haleluya, haleluya. Amen. Haleluya bwoko bw'Imana. Amen, amen. Ndabasuhuje mu izina rya Yesu Kristo umwami wacu n'umukiza wacu. Amen. Yego turakwikirije, reka tunagusabe udusengere ugango Imana ibane natwe muri iki kiganiro. Twongeye kugushima Uwiteka Mana yacu, turagushimye turaguhimbaje yuko wabanye natwe, waraturinze Uwiteka Mana ishobora byose, warinze intambwe z'ibirenge byacu, uturindira umuryango, uturindira u Rwanda n'abanyarwanda, warinze abanyamasengesho bo muri uru Rwanda. Nukuri uraturinda, nukuri Uwiteka Mana uduhagararaho. Benshi barapfuye, twe turasigara. Uwiteka Mana ishobora byose, hari icyo wadushigarije. Ijambo ryarambwiye ngo icyatumye mbasiga Kireti kwari kugira ngo mutunganye ibidatunganyijwe. None rero Uwiteka Mana, natwe turakwemereye, nukuri nk'abakozi bawe turakwemereye. Mu gihe ukidutijije umwuka duhumeka, nukuri natwe turakomeje mu rugendo rwawe, nukuri turakomeje mu murimo wawe. Dusengeye abadutegeye amatwi, ubwoko budutegeye amatwi turabusengeye, abarwayi turabasengeye, abari mu nzu z'imbohe turabasengeye, abafite ibibazo byinshi turabasengeye, abafite amadeni abo turabasengeye. Mu izina rya Yesu Kristo turategetse, mu izina rya Yesu, abafite imyuka mibi, abafite za karande, mu izina rya Yesu abo turabasengeye, tubahagaritse mu ngobyi y'amasengesho. Kuko lele bovoye online go love time ni tutaya. Uri Nyiringabo Imana, uri data n'uri data wacu, uri mutabura kubigenza. Watabara abo bafite ibibazo, wabarengera abo bafite amadeni waza ukabishurira, abari mu makode waza ukabaha inzu zabo. Nukuri Uwiteka Mana Nyiringabo, iyo wavuze ntiwivuguruza, iyo wakoze nta usaba batera nkunga. Nukuri iyo urambuye ukuboko nta waguhina. Ngaho rero data mwiza, iyo ugiye gukora nta ubasha kugisha inama. Ngaho bikore neza, ubikore kwiyubahisha, kuko uri Imana igira neza. Ni mu izina rya Yesu, amina. Amen. Imana iguha umugisha. Nukuri yusengeye abantu b'ingeri zose banumva nanjye ndi gufashwa, kuko nanjye akenshi nibonamo. Nawe urimo, none sinasengera abandi wewe ugasigara. Oya pe, nta byashoboka. Nawe ndi kumva ngo ufite umwana wagize ikibazo. Yego. Ndategetse kuri nicyaha imbere ya kamera. Ndategetse ngo uwo mwana Imana ize inanura amagufa. Yego. Mu izina rya Yesu. Amen. Kandi nifite icyizere, Yego. kandi mfite icyizere ko nsengera abarwayi bagakira. Nukuri ejo bundi nasengeye umuntu wari urwaye, ubari kumbwira ati nakize, ati goma mu mavuta mukozi w'Imana. Yego. Imana ni gushyigikira. Nuwawe arakira rwose. Yego. Nukuri Imana ibirimo. Nukuri nibibe. Imana ibirimo tuyifitiye icyizere. Umurimo w'Imana bimeze bite muri iyi minsi? Umurimo w'Imana uri muri kugenda neza.
iyo umuntu yabonye akanya ko gutembera mu makaritsiye nangwa hirya no hino ku baturanyi, umuntu asanga haba abarwayi barwaye, ukabaganiriza bakavuga ati tukubona kuri YouTube, ntabwo tugize umugisha ugeze hano, wadusengera tukareba ko twakira. Ubwo nafashemo ndabasengera, abarwayi bari barwaye barakira, mperutse mu bitaro kuja gusengera abarwayi, nsanga abarwayi harimo abarembye, harimo abarwaye imisonga mu mitwe, mu nda, ndabasengera, Imana ikora imirimo n'ibitangaza. None bamwe bari guhamagara bati twakize mukozi w'Imana, ntukabure muri ibi bitaro ahubwo uzagaruke. Yego. Wari mu bitaro bya Ruhengeri? Narindi mu bitaro bya Ruhengeri no mu Kinoni. Hose wagiye? Njyayo ahantu hari ibitaro ngerayo hose. Yego. Ufite groupe mujyana cyangwa ugenda wenyine? Nta watega kujana na groupe. Iyo Imana iciriye inzira ndagenda njyenyine. Yego. Nk'iyo ngiye gusengera ahantu ku mazi, nyura ku bitaro, hari ibitaro biri mu Gitare, mu Gitare. Nubwo sinaca kuri ibyo bitaro rero ntasengera abarwayi. None se ubu ufitemo umuntu muziranye cyangwa we ni umuhamagaro ukagenda mu bitaro? Ni umuhamagaro, nta wasengera buziranye. None se abo turi gusengera ubu hari abatuzi, abo turi gusengera kuri YouTube, si u Rwanda rwacu. Ndi kugira ngo abantu bafite uburwayi bose ari mu Rwanda, ari no mu gihugu Buganda, abantu bababajwe n'uburwayi bose, nzi ko iri sengesho rirabageraho bose rikabakiza. Yego. Ariko cyane cyane impano we wahawe wiyumvamo cyane no gusengera abarwayi. Abarwayi ndabasengeraga bagakira, n'ikindi kibazo runaka cy'umuntu agize niyo rwaba ari urubanza yiteguye kuburana, ndamusengera kugira ngo Uwiteka yururuka bari umuburanira. Kuko cyane nibyo uvuga ngo iyo umuntu arwaye iterambere biba bigoye, nta kuntu watera imbere, riba ryahagaze. Nuko ubuzima bwahagaze n'iterambere riba ryahagaze. Niyo mpamvu wamugane ufata umwanya ugasengera abarwayi rwose, ni gahunda nziza uba wihaye. Turwaye ntitwaza gukora iki kiganiro. Reka byashoboka se. Urwaye ntiwajya mu murima. Reka. Urwaye ntiwajya gucuruza. Nanjye mba nisengera rega, ngasengera n'umuryango wanje. Yego. Yuko umuryango wanje warwaye nahagera. Nanjye sinahagera narwaye. Yego. Ubu si warwaye ukavuga iki? Ntacyo. None se akenshi nk'iyo ugeze mu bitaro nta bagupinga? None ntaho nareba mu mitima yabo ngo menye ibyo bari gutekereza, ariko ikimenyimenyi nuko ndangiza kubasengera nagenda na bwacya bati Imana ishimwe, bati wari urimo amavuta ya Nyagasani, ijoro twari twaraye ntabwo ariko twaraye. Ubwo bumva ko ari izindi mpinduka. Nose ubwo uragenda ukazenguka mu gitanda buri muntu uri gusengera by'umwihariko abatwite batari babyara. Yego. Abo ndabasengera kugira ngo niba inda zigeze igihe cyo kuvuka amezi 9 yuzuye, ndabasengera kugira ngo imyuka mibi ihunge. Noneho Imana nayifatanya n'abaganga, ubwo noneho isaha nibigeze umubyeyi abyare. Yego. Umva ni umuhamagaro mwiza pe, Imana ugukomereze. Abari amakamba. Ni amakamba buri gukorera. None si cyo Uwiteka azatwibukira cyane. Cyane pe. Ariko n'abantu bagumiwe ukunda kubasengera. Nsengera abantu bagumiwe, birambabaza cyane iyo mbonye umukobwa ageze mu myaka 40, 45, birambabaza nkagira umutwaro wo kumusengera. Nukuri. Kuri wowe wumva niba umukobwa yashingirwa afite imyaka ingahe? Mba nshaka ngo umukobwa wenda ashingirwa afite imyaka imyinshi 25. Yego. Kuko 25 n'uwize kaminuza yaba yarayirangije pe. Yaba yarayirangije. Wize neza 25 kaminuza yaba yarayirangije, nta kibazo. Ubwo yari uguhamagara kubwira ngo ageze mu myaka 35. Ewe ni karibu rwose bampamagara bari kundeba hano nk'abakobwa bafite imyaka 23, 4,
bazaja kuza 25 ni ukuri babonye icyerekezo. yego wabasengeye Imana ndabihamya ikabaha icyerekezo. Ni ukuri kwigira icyizere mu byo umuntu akora ni byiza. Ni byiza kandi niba Imana ari guhamagaye iyo mpano ugomba kuyikoresha nk'uko yayiguhaye. ni ukuyikoresha da. none si Imana itanga impano ngiye kuba nka wa wundi bahaye itaranto ngo bazikoresha ubwo wakagenda gataba kazitaba. Oya, impano hari benshi bazishatse barazibuze. Yego barazibuze nubwo usangaga bamwe bari gupinga, ariko hari abakeneye impano barazibuze rwose. Nzi ko Imana iyo uyisabye ikintu uyizeye Imana irakiguha cyane. nayisabye impano ndayibwira nti nuramukuma impano y'ubuhanuzi uzame no gusengera abarwayi bakire. Yego ibyo ngibyo Imana yarabikoze rwose. iyo ngeze nk'ahantu ngasanga bararyamye ndababaza niko haba abantu ko baryamye barwaye, ubwo ikirakamba nakibonye. Ikirakamba nakibonye nta kindi mpita mpamagara mu ijuru. Nyir'ijuru nawe akanyumva vuba agatanga imiti, afite urushinge, afite ibinini. ni ukuri Imana yarakoze yatuzaniye n'abaganga. Arega n'abaganga n'Uwiteka wabashizeho cyane. Abaganga bafatanya n'Imana kuvura. Haleluya, amen. ni ukuri abaganga n'Imana yabashizeho. Yego mukanya nandi kuri agapira wambaye kanditseho abiki gihe bakeneye ijambo ry'Imana. Biri mu itangiriro igice kimwe umurongo wa 3. Reka twumve icyo ari kutubwira. Imana iravuga iti habeho umucyo ubaho. Nukuri. Haleluya. Amen. Haleluya, haleluya. Amen. Aka gapira nambaye rero nakakorari ndirimbamo yitwa Jyana Umucyo. Yego. Aka gapira urumva iryo jambo ko ngo habeho umucyo. Imana iravuga iti habeho umucyo ubaho. Haleluya. Amen. Ayiwe hari jambo nibutse rwose. Iyo ngo umwijima guje, iyo umucyo guhageze gugeze kuri Nyirakarire Beatrice, umwijima urahunga. Haleluya. Haleluya. Umucyo ndakwifurije kugira ngo umucyo gukugereho. Konkoro nawe ngwifurije kugira ngo umucyo gukugereho. Umucyo ni gukugeraho ibitangaza bizakoreka. Yuka umucyo wageze Uwiteka bahari. Umucyo rero nje gwamaze kungeraho umwijima gwarahunze. Haleluya. Oh lele bovaya line go love time ni tutaya. Urakoze Mana nyiribihe. Umwijima gwarahunze rwose. Umucyo guje umwijima gurahunga. Ubona ko amanywa yimukira, ijoro ryimukira, umucyo guraza umwijima gugahunga. Imana yashyizeho umwijima, Imana ishyiraho n'umucyo. Haleluya. Iyo rero iyo ukwezi kuje izuba ntabwo ryaka. Haleluya. Haleluya. Ibyo nabyo biduha icyigisho. Ukwezi kuri kuhari ntabwo izuba riva. Ukwezi kuza kumurika umwijima gwabonye umwanya. Ariko muri aka kanya ndashaka kugira ngo abantu banegeye amatwi, cyaka kugira ngo umucyo nigubagereho, nigumara kubageraho umwijima guhunga. Haleluya. Haleluya, haleluya. Wibajije kuri aka gapira kanje nambaye ko narindi gusoma ibyanditswe. Usanze ari iri jambo ry'umucyo. Umucyo. Haleluya. Umucyo rero yangezeho. Umucyo yaramurikiye. Haleluya. Umucyo yageze mu karitsiye biramenyekana. Umucyo yageze ku gasozi utuye biramenyekana. Umucyo yageze muri korari biramenyekana. Korari ririmba neza. Korari yanje Jyana Umucyo iririmba neza. Ndanayikunda cyane. Nayiririmba neza, iraririmba kuko umucyo gwamaze kuyimurikira. Imana ishimwe. Aka gapira rero nubwo nakambaye nshaka kugira ngo nyine umucyo wamamare cyane. Haleluya. Abari kundeba umucyo amaze kungeraho, umucyo umaze kungeraho nanjye nshaka kwamamaza umucyo, kamamaza na korari yanje yitwa Jyana Umucyo. Abashaka kuyireba
bazampamagare barebe korari yanditsweho korari ijyana umuco, yambara utu dupira tw'imihondo, ni imihondo pe, n'ikirango cya ADEPR, n'ikirango cya ADEPR Kabuga. Ibarizwa muri ADEPR Kabuga, ibarizwa muri ADEPR Kabuga. Ubu kubera ko wenda insengero zidafunguye, ubu turi gusengera muri paruwase ya Butete. Ubu cyari paruwase, iracyari paruwase da Butete none, ariko ngo bayijyanye i Butaro. Ubu paruwase imwe mu karere. Ubu rero iyo mu karere ka Burera ni ya Butaro ku Rusumo, mu Bakiga. Niko muhita? Tuhita mu Bakiga. Abanyabutaro bose tubita Bakiga, kuko begereye Byumba. Karibu rero tugere mu mwanya w'ijambo ry'Imana. Tugiye gusoma ijambo ry'Imana riri muri Zaburi ibice 37 ku murongo waho wa mbere. Wadusomera Konkoro? Ntuhagarikwe umutima n'abakora ibyaha, kandi ntugirire ishyari abakiranirwa, kuko bazacibwa vuba nk'ubwatsi, bazuma nk'igisambu kibisi. Wiringire Uwiteka ukora ibyiza, guma mu gihugu ukurikize umurava, kandi wishimire Uwiteka, nawe azaguha ibyo umutima wawe usaba. Ikoreze Uwiteka urugendo rwawe rwose, aba ari we wiringira, nawe azabisohoza. Kandi azerekana gukiranuka kwawe nk'umucyo, n'ukuri k'urubanza rwawe nk'amanywa y'ihangu. Turiza Uwiteka umutegereze wihanganye, ntuhagarikwe umutima nubona ibyiza mu rugendo rwe, n'umuntu usohoza inama mbi. Reka umujinya, va mu burakari, ntuhagarike umutima, kuko icyo kizana gukora ibyaha gusa. Kuko abakora ibyaha bazarimburwa, ariko abategereza Uwiteka nibo bazaragwa igihugu. Kuko hazabaho igihe gito umunyabyaha ntabeho, ni koko uzitegereza. Yesu haleluya. Imana ishimwe nusakurekera. Haleluya. Amen. Ikoreze Uwiteka urugendo rwawe rwose. Haleluya. Imana ishimwe. Nukuri reka tumwikoreze. Ibibazo dufite ni byinshi. Ubyikoreje Uwiteka, ushobora kubyikoreza umwana w'umuntu akaguhemukira, ariko Uwiteka we ntazahemuka. Ikoreze Uwiteka ibibazo byawe, ikoreze Uwiteka uburwayi bwawe, ikoreze Uwiteka amadeni. Haleluya. Imana ishimwe. Ndabwira abantu bantegeye amatwi, ndabwira urubyiruko rwo muri iyi minsi, mwava mu bitagira umumaro mukikoreza Uwiteka urugendo rwanyu rwose. Mwikoreze Uwiteka ibibazo byawe, ikoreze Uwiteka amadeni gakuzungereje, ikoreze Uwiteka umaze imyaka 3-4 ukiri mu ikode. Ibyo ngibyo ndakubwira ngo byikoreze Uwiteka ni ubishoboye. Ikoreze Uwiteka amaganya uhoramo ya buri munsi. Reka kuganyira umwana w'umuntu. Umwana w'umuntu wamuganyira ntiyakurengera. Umwana w'umuntu wamuganyira akaza kwa mugenzi we akagutaramana. Ndakukangurira ngo wewe uteze amatwi imbere y'iyi kamera, wewe uteze amatwi aya magambo, ndakubwiye ngo ikoreze Uwiteka urugendo rwawe rwose. Ikoreze Uwiteka niwe umara agahinda, ikoreze Uwiteka niwe umara umubabaro. Oh, hallelujah. Oh, lelelelelele. Oh, lele bovaya. Line go love time ni tutaya. Nyakubaha Imana ari kumbwira ngo muri aka kanya ijambo arambwiye ngo wikoreze Uwiteka ibibazo byawe byose. Wikoreze Uwiteka amaganya yawe yose. Ibibazo bibaye byinshi kuri wowe, amadeni abaye menshi kuri wowe, aragwiriye. Bari kuza bakakwishyuza ngo duhereze amafaranga y'ikode,
yabuze, ndakubwiye ngo genda wiherere ubwire Imana yawe ikugabanyiriza umusonga, ubwire Imana yiteguye kugukorera imirimo n'ibitangaza. Iri jambo rikubivuga neza ngo ikoreze Uwiteka urugendo rwawe rwose. Imana ishimwe. Ndabwira ababyeyi nimwikoreze Uwiteka ibibazo byanyu. Ndabwira abakobwa nimwikoreze Uwiteka ibibazo mufite. Ndakangurira abanyeshuri biteguye bari gukora ibizamine, ndabakangurira ngo ibyo murimo nimubivemo. Uwiteka mumwikoreze ibibagoye, mumwikoreze ibibaremerereye, mutekuzambaguza mwizambagurika yuko dufite umurengezi wacu. Nimuze ndabakangurira kuza kwegera umwami Imana, nawe yiteguye kubegera. Ndabwira abakobwa bafite imyaka 25 batari babazwa izina ngo nimwikoreze Uwiteka ibibazo byanyu, yiteguye kubagirira neza. Kandi mbabwire ngo nje Nyirakare Beatrice uri imbere ya kamera, mbabwire ngo nimuzane ibyifuzo. Ni bamwe mufite intege nkeya, mwarananiye kwigirira icyizere, nanga ngo mushikirane n'Imana Nyirijuru, nimunyegere. Inomero zanjye ndazibaha mu kanya, mumpamagare. Njyewe niteguye gupfukama ngasengera ibyifuzo byanyu. Nyakubaha Imana ntabwo yumva mutabaje ngatekunta bara. Ibyifuzo byanyu byiteguye niteguye ko bigiye gukemuka. Ibyifuzo byanyu Uwiteka agiye kubikemura. Nukuri ubu turi mu kwezi kwa 5, ntabwo bizagera, ntabwo gura mwaka guzongera kuza mutari mwabazwa izina. Mbabwire ngo mbakanguriye kwegera Imana, nayo irarushaho kubegera. Nyakubaha Imana iyo tabaje awagutegera amatwi. Iyo wizeye ko ibitangaza bye ibyo yagendanaga nabyo bihari birakemuka. Muri aka kanya rero ndabinginga kugira ngo muve mu bitagira umumaro, mwegere Uwiteka, nawe yiteguye kubegera. Naho nuyitera umugongo ariko ni umunyembabazi. Ntabwo Uwiteka ahumbije gake twashira. Ni umunyembabazi, na n'ubu yicaye ku ntebe y'imbabazi, aretse ibiganza kugira ngo mumusange. Niwe karuhura, niwe uruye imitima yacu. Uwiteka Mana yacu, urakoze Nyiribihe, urakoze kugiye kuruhura abababaye ni benshi, ariko tuzi yuko wicaye ku ntebe yawe y'imbabazi, witeguye kubagirira neza, witeguye kuruhura imitima y'abakobwa, witeguye kuruhura imitima y'abamama, witeguye kuruhura abantu bari mu makode. Nukuri bari kurira hirya no hino byabacanze, nukuri, ariko tuzi kuri Imana igira imbabazi, ubuntu, utanga imbabazi kandi ugatanga n'ubuntu, kukuzaho nta kiguzi bisaba. Nukuri ndakangurira abo bantu bajagaraye kugira ngo ibyo mujagaro babirambike, ahubwo bazi impande yawe, witeguye kubakemura ibibazo byananiranye. Imana shimwe, turagutegereje. Yesu, imbabazi zawe zihoraho iteka ryose mu izina rya Yesu. Amen. Mukozi w'Imana, Imana iguha umugisha. Nukuri abakeneye ijambo ryo guhumuriza. Nukuri iri jambo ryo kwikoreza, ngo nitwikoreze Uwiteka urugendo. Yego. Ibitugoye muri uru rugendo tugana, yego, duhuriramo n'ibibazo byinshi, duhuriramo n'ibirusha byinshi, ariko ntabwo umukiranutsi azapfa gupfa. Haleluya. Ntabwo umukiranutsi azapfa gupfa. Ntabwo ijambo ryarambwiye ngo ntabwo turabacu ngo twigenge. Yego. Ibintu hije nibingoye, ngomba guca ugupfinga pfukama, kegera Uwiteka Mana Nyiringabo, akaza kanduhura imitwaro imvunye. Nanje imitwaro yari imvunaguje, nanje imitwaro intugu zari zarashengutse, ariko ubundi kuvuga Imana bikumvikana. Haleluya. Mana, nukuri nshaka kugira ngo abantu bababaye, abantu bafite imitwaro, abantu babuze
aho kurama abantu babuze amakode abo ndabakangurira kugira ngo baze bapfukame bace bugufi begera Imana. Iki gihe nicyo kwegera Imana. Haleluya, haleluya, haleluya. Imana ishimwe. Iki gihe nicyo kwegera Imana. Iyo uyegera ukayicira bugufi, Imana irururuka ikabana nawe ikagutabara. Amen. Kandi niza kugutabara bati bizamenyekana mw'abantu. Niza kugutabara abaturanyi bazabimenya. Niza kugutabara hirya no hino bazabimenya. Babandi bari barakwisa amazina. Nukuri Yesu yiteguye kuguhindurira izina. Yesu agiye guhindura amazina muri iyi minsi. Haleluya. Wewe wabuze akazi. Haleluya. Uwiteka yiteguye kuguhindurira izina. Wewe wabuze batasaba n'igihumbi ku mufuka ngo kibone. Uwiteka yiteguye kuguhindurira izina. Yiteguye gutanga ubwenge ku banyeshuri. Hari abanyeshuri bakeneye ubwenge. Hari abandi bari gushaka amaperime bakazayo ubwa mbere ubwa kabiri bikanga. Hari abamotari bakeneye amaperime bakazayo ubwa mbere ubwa kabiri bikanga. Ariko nje Nyirakari uhagaze ahanga ndi gusabira abamotari kugira ngo nabo babone amamoto. Hari abasore benshi bakeneye kuba abamotari ariko byarane. Abo ndabasabira kugira ngo nibaze gukora ibizamini ubwa mbere bazabitsinda. Haleluya. Imana ishimwe. Nukuri mfite ikorasi ivuga ngo aya mahirwe ntabwo ari aya bose, ngo aya mahirwe ni ay'uwasenze Imana. Ndabakangurira kugira ngo mwegere Imana nayo igiye kubegera. Ndabakangurira kugira ngo muze musenge Imana. Ibyo ukeneye byose uzabibona mu izina rya Yesu. Haleluya. Amen. Aya mahirwe ntabwo ari aya bose. Aya mahirwe si ay'abakobwa gusa. Aya mahirwe si ay'abagabo gusa. Aya mahirwe si ay'abaririmbyi gusa. Aya mahirwe si ay'abasenga gusa. Aya mahirwe nuwasenze by'ukuri. Haleluya. Harega nubwo benshi basenga, harega nubwo benshi bagenda naha ku ma YouTube harimo abantu bagenda badafite umutima uri kumenyekana n'uw'Imana. Haleluya. Ubwo abandi babesha, ubwo abandi babirambiwe rero twe turakomeje. Ndabinginga rero ngo nimuze. Uwiteka yiteguye kubagirira neza. Ndabinginga kugira ngo muze muve mu bitagira umumaro, muze. Uwiteka yiteguye kubagirira neza. Umwami Yesu afite sitoke. Iyo korasi iramfashaga. Umwami Yesu afite sitoke ibisubizo byacu we. Iyo wiherereye ukamubwira korama akagusubiza. Umwami Yesu afite sitoke ibisubizo byacu. Iyo wiherereye ukamubwira korama akagusubiza. Imana ishimwe. Imana ishimwe. Yego, reka tugane ku musozo. Reka utange nimero ubundi dusoreze n'isengesho. Inomero yanje Nyirakare Beatrice ni 078 21 50 69 3. Turagushimiye Uwiteka Mana yacu. Tugushimiye kugira neza kwawe. Tugushimiye neza yawe. Tugushimiye ko waturinze. Tugushimiye ko warinze ubuyobozi bwacu. Tugushimiye ko waturindiye u Rwanda. Tugushimiye ko warinze perezida wacu Paul Kagame. Turagushimye. Turagushimye ukomeze umushigikire. Turagushimye ukomeze umurinde, umuha ubwenge n'ubumenyi. Ubwenge warabumuhaye. Ukomeze umugotesha imbaraga zawe z'umwuka wera zo kuyobora u Rwanda rwacu. Urakoze Nyiribihe. Umurinde shitani na shitaniya. Umurinde byabasha kumumaramo imbaraga. Umufashe umugirire neza. Urinde n'umudamu we. Urinde n'umuryango n'abana be. Umurindire n'u Rwanda. Uwiteka umwanzi washaka kurutera ayigizwe yakorwe n'isoni mu izina rya Yesu. Ahunge mu izina rya Yesu. Urakoze Nyiribihe ko wumvise gusenga. Ni mu izina rya Yesu. Amen.